Rambwa idaratabaza habaye iki? Karemera we ngo yabimenye n'urunana. Ariko wagarutse mu nzu ariko nyogoko ngwino winjire mu nzu. Ngo bigenze bitanye n'umujura. Umva uko byagenze mbese nkinjira nkubitanye n'umugono niko gusohoka rero nkubita urushyi ku munwa ndatabaza reka gukomeza kuvuza induru. Ngaho namwe nimuhuririze mwumve ndetse nyine twumve. Ariko uziko nanjye numvisemo ikintu kiri. Nyamara rero uya nariko nimuhamagara intengera gutabara nako abapolisi bafite imbunda. Nihangane mukekigirayo. Ariko uzi kutagira ubwoba koko devo koko wahamagaye ishyaka nako nyera gutabara. Ariko muri abanyabwoba koko. Ahubwo se ko ntacyo mbonamo mukeke. Ariko devo wagiyemo. Muramenye mutanyita ningewe Pascal. Muramenye. Pascal? Ni njyewe. Pascal, sohoka vuba. Sohoka utubwire impamvu wahisemo kurara hano mu gikoni cya mukecuru. Ukaba uzindutse umukanga. Sohoka. Ngira koko mwakabye burya bwose ni Pascal. Uzi ko twagize ngo ni inyamaswa y'inkazi yaduteye kuko Pascal. Urabona induru yateye ahangaha kubera. Nambwira impamvu yahisemo kurara mu gikoni cyanjye akaba byutse amabura umutima bigeze ahangaha. Yavuga se ngaho tubwire nyine. Ariko se we byagenze gute ngo urare udakinze igikoni cyawe mukecuru? Nagikinze. Pascal, warayaha mu gikoni cya mukecuru iwawe habaye iki? Yegora. Ndetse mwabantu mwe ko ari nge bagabo barabona bavuze. Ni nawe koko. None se ubundi niki cyakubayeho Pascal? Ese uri ko tukubaza icyakuraje mu gikoni cyacu ntuvuge Pascal? Navuge nyine. Ko mama yafunze igikoni nta muntu ukirimo wewe wahageze ute? Ni ibibazo nyine namwe murabyumva. Ibibazo udashobora kuvuga iki? Gusa sinaharaye kuko mbyishimiye nirukanwe mpabona ubuhungiro. Ariko Pascal ntunguye ko wongeye kwanduranya na mukobwa Jana kandi uzi neza kuri ya mugore atwite. Kandi Pascal sinzi ukuntu umeze. Uririrwa ubaza mukecuru. Ubwo se urumva yahunze muzara cyangwa kazehe? Ariko si uko Pascal. Ubu tuvuge ko kugeza ubu ngubu utazi ko kubuza umugore utwite amahwemo bigira ingaruka ku mwana atwite. Ubu se ni njyewe uyamubuza cyangwa ni uyambuza? Ari we nanjye ninde waraye mu buhungiro koko? Kudusuye uzindutse se Patrick? Ndashaka Reya. Reya? Wowe se waretse akazi ko muri saro kwa Nyensi usigaye ukora ko gutwara abagenzi? Reka da, niho ngikora. None se yagusabye rifite yo kumugeza ku mashuri? Oya da, nta kazi yamaye ko kumushakira inzu. Kumushakira inzu? Reya? Yego. Reya guha akazi ko kumushakira inzu he Patrick? Ahari hose muri Nyarurembe ariko cyane cyane hegereye amashuri cyangwa se mu isantere. Nayimuboneye rero. Patrick buretse gato. Buretse kujya kumureba ndabizi rwose aracyari mu rugo ntarasohoka. Kuki se umbuza kujya kumureba sore? Urumva? Reya yagiye kumara igihe kitari gito akodesha hano iwanjye. Kandi rwose nishyura neza pe. Nase ntuzi ko hari abantu badakunda kuba ahantu hamwe sore. Ubwo nyine wowe yaraharambiwe. Ntabwo ari uko harambirwa yewe. Urebye hari utubazo yari yaragize ariko hari abantu nyine ntabwo habura ibisubizo. None se ko nge ndi umukomisiyoneri sore. Ubwo bibazo mwajyanye urumva njye bindeba. Ndakwinginze buretse kumubwira ko wamuboneye inzu rwose Patrick. Ndakwingiza adahita yimuka inzu yanjye igasigariraho. Isigaraho se gute kandi mpari? Nagenda ndagushakira undi mukiri wijyamo. Ikibazo so yijyamo yewe. Sinshaka ko Reya yimuka kuko rwose uretse kuba nyishyura neza uriya mukobwa ndamwikundira pe. Urumva udashaka kuzana imiteto mu kazi sore? Oya ntabwo ari uguteta yewe. Ntabwo ari uguteta Reya ndacyamukeneye cyane Patrick. Ariko guzi ko nakoresha esansi yanjye n'umwanya wanjye mushakira inzu kandi agomba kumpemba. Ndabizi ko agomba kuguhemba ariko nanjye nyumva Patrick ndakwinginze. Ubu rero kubirebana n'ifaranga sore nta mikino kuko mfite umwana nabyaye ngomba kwitaho. Ndabizi rwose ko wabaye papa. Akabazo ko kudasukura neza umusarane rero nari mfitanye nawe ndagakemura rwose vuba ku buryo nta mpamvu yo kwimuka. Niba ushaka kumugumana rero uranyishyura amafaranga yagombaga kunyishyura ubundi nkate nigendere. Ndayakwishyura Patrick, ndayakwishyura rwose ahubwo se nangaye. Ariko se nk'ubuye umwana bayigira ibiki koko? Ubu rirengeshwe igikoma rero kuko wakibonye. Ariko rero ubishatse bajya kuvuza umwana Nori
wibuke inama rwose tugirwa zo kuvuza umwana akigaragaza kimwe mu bimenyetso by'uburwayi. Migi nta ndwara n'imwe arwaye rwose Kareme, ni muzima. Niba atarwaye se kuki atanywa igikoma kandi uzi ko asanzwe agikunda Nuri? Ushobora gusanga rwose afite ikiziba kanwa ariko atazi uko yabikubwira. Umwana amenyera igikoma kirimo amata n'isukari se wowe urumva yakinywera aho ngaho agapfa kukinywa? Wenda isukari ndemera ko ntayo, ariko se amata kuki utayamushyiriramo Nuri? Nese ubwo urumva nanze kuyamushyiriramo hari Kareme? Ubu ararwaye ku buryo bananiwe kugera kwa Remesha koko niba atayagemuye uko bisanzwe cyangwa harimo n'ubunebwe. Nakagize ubunebwe se nabujya no ku mwana wanjye Kareme. None se nibumva utameze neza kuki utambwiye ngo ngiyewe nigireyo ariko umwana wanjye rwose ntabura amata? Remesha ambwiye ko azongera kudukamira ko twamwishyuye amafaranga y'amezi 2 tumurimo Kareme. Ibyo bivuze rya Runuri. Ariko usigaye wibagirwa cyane Kareme. Sinabikubwiye ko kanakubwiye ko Migasigaye yanga igikoma. Ubuso uyu mwana ndaza kumugenza nteko. Simbizi rwose Kareme. Migi mva mu mabere wanze kumwe igikoma se nyine. Ubuse no umwe mibere ubona yanze no kumwe igikoma. Urumva biri bugenda bite koko? Nambabaye nanjye sinimereye neza. Ubukene bwa nyuma y'ubukwe turabugenza gute koko Nuri? Kubuge ntazi naho ndi bwihisha abantu banyishyuza. Ejo bundi twari twishimye mu bukwe rwose tutazi ko tuzasigara iheru gutya Kareme. Tekereza ko n'umushara wanjye w'amezi 2 bagomba kuwufatira kubera inguzanyo bampaye. Ubu se nudahembwa bizagenda bite koko Kareme? Umwana wanjye agiye kubura indyo yuzuye. Ngira uti ukubonye yanga igikoma rwose ni nako yanga ibiryo mbimuhaye bitagiye bikomoka ku matungo rwose Kareme. Ntumbwire ko n'indagara nari namuguriye zashize Nuri. None se haraho nguhisha koko? Ubu koko kwishora mu bukwe byatumariye iki uretse kudukenesha koko Nuri? Tekereza kuzarwaza indwara ziterwa n'imirire mibi kubera ubukwe. Nubwo nyine nanjye nicuza ko twakoresheje amafaranga menshi tukaba turi mu madeni ariko bivuga ngo ntacyo byatumariye rwose Kareme. Ese wamaze gushyira ibiryo ku meza ujya mu bikisore? Ko wivugishiriza iyo mu mbere ubuzi ko nkumva? Ntumbwire ko utanyumvaga rwose n'amagambo yose navuze Tana. Ndakubeshyera iki se? Icyakora numvise izina rya Reya gusa. N'ubundi namuvuze ariko. Amuvuze nyine. Nanakubwiraga ko nyine tugomba kugira icyo dukora ataraducika ngo yigendere. Abagira iyo bajya baragenda. Abagiye baragenda ariko nyine tubuze rero twaba duhombye Tana wivuga utyo pe. Utambihiriza ibiryo sori. Uriya mukobwa yatwiraseho cyane ashaka no gushyiraho amategeko mu rugo rwacu urabyumva? None se ikibazo afite ko ari isuku y'umusarani rwose Tanazi ukaba utashinga igiti ngo uvuge ko atari mukuri. Wamuke muri iki kibazo ntiyimuke koko. Kandi natwe rwose ko zaba ari inyungu zacu kugira umusarani usukuye. Kandi ashaka kutwirukanamo nkaho ari wowe wawubatse. Ariko urabyemera ko twarangaye rwose ntituwukorera isuku neza kandi ari twe benshi tuwanduza Tana. Umva rero nkubwire. Ugenda umubwire ngo kuba wigisha imibare n'ubutabire muri GS Nyarurembo ntibiguha uburenganzira bwo gutegeka urugo rwa Tanazi. Ko batari nyir'urugo n'abarabizi rwose. Ni nayo mpamvu nyine yatangiye kwishakira ahandi agakodesha Tana. Ariko uramwinginga mu kisori. Ariko Tana wanyumvise. Inte Icyambere rwose nakikubwiye nuko atwishyura neza ataturuhije. Icya kabiri isuku y'umusarani ashaka twese turayikeneye. Icya gatatu noneho Reya ni inshuti yanjye tubanye neza. Urumva ikindi rero wibuke ko mu minsi iri imbere hashobora kuzaba mukatitirere. Unyumvire niba azaba wese. Ariko urumva nasabirwa mu rugo rwacu asabwe na Chris tutazaba turi mu bantu b'imbere muri ubwo bukwe Tana. Uzi guhinda. Ariko rwose niko se Kareme ngo nabacuruza nabandi mu biki koko nubwo wankopa kanusu rwose firi nagashira umugore rwose akagerageza kugakoresha neza. Oya rwose mu bucuruzi bwanjye sinjyama idene umuntu atara andi mwirinde rwose ntibyakunda. Ndwanaho nk'umuvandimwe rwose n'ukuri. Oya ubu ngubu umuhungu wanjye yanze kunywa igikoma kitari misukari. Oya ihangane rwose ntituruhanye nagugiye cyose utaranyishyura ya mbere ntari didene naguhariga byumva. Cyamamare Karemera ndashyize ndikubonye. Ako se mwagiye mureka gushinyagura koko. Patri nje ndi cyamamare kuva ryari ndi mushombe se waramamaye nyamara kuko abantu bose bagutaye ubukwe barakwirahira. Mbabara rwose ijambo ry'ubukwe uburisibye mu byo uvuga rwose bubiretse.
hagati ariko rero ngize amahirwe ndakubonye kuko ngeze aho ukorera ndakubura ndashaka y'amafaranga nishyura amafaranga yanjye Kareme. ariko rwose niko se Patri umuntu waka amafaranga ibibazo afite ubwo urabizi ntabyo nzi icyo nzi nuko agomba kunyishyura amafaranga yanjye namugurije. mwabagabo mwe rero ubu mundeba ndi mu bibazo rwose bitanyoroheye habe na gato kandi sinzi icyo nakora ngo mbyigobotoremo. urumva ko kwanga kugukopa rero bifite ishingiro. ibibazo mfite n'ibyawe bwite Kareme. Njye ndashaka amafaranga yanjye nakugurije nanjye ngahira umwana wanjye. Murabizi se nkiri papa mbyirira ubu ngubu mfite umwana urumva. Turabizi rwose wabyaranye na Nadine Patri turabizi ibyo. Umwana wanjye aragomba guhabwa imfashabere ariyo mpamvu nkwishyuza Kareme. Muhahire. Uranyishyuza se ngo nyavane hehe Patri? Urayashaka ibyo se birandeba. Umusanze ahangaha nje no kwikopesha inusu y'isukari kwa Filipo sibyo Filipo akaba yanayenyime. Ubejo hundi umenya amafaranga mu bukwe ukodesha imodoka zihagurukana abaturage bose umusozi wose barakwiyahira ahantu hose ngene ntishakanyisha amafaranga yanjye nyishyura kamyo ndafata no telefone yawe ko numva hajemo n'inyuro se Patri. Inyuro gute se? Ubu muri Nyarurembo yose abagabo n'abagore babana batarakoze ibyo birori bangana iki Kareme? Ubukwe si cyo kibazo Patri. Ikibazo ni ugukoresha ubushobozi burenze ubwo ufite kuko nyine burya umuntu yishimaho yishyikira. Mwanditse kuko mwabagabo ubu rwose kurange nicuza impamvu numviye umugore niwabo bashatse kunkoresha ibirori birengeje ubushobozi bwanjye koko none nkaba ndi mu mazi abira bigaramiye. Ibyo bindi nakubwiye ko nibye Kareme ibyo ntabwo bindeba ahubwo mbwira amafaranga yanyuzanyishyura ryari. Pascal wahiguriye ubwo ari ugusinzira gusa cyangwa wapfuye bibe. umva ninga ukingurira imbwa impeke mukobwaja ninga ukingurira imbwa impeke tegura buryo ribaso nuko waga kujigurira Pascal ingetura niwe mukobwaja uwo mugore utita ku rugo rwe akirirwa azerera mu bagabo agataha igicuku yasinze koko nta n'isoni. buzara we kaze muza wibeshye ndagucubwa ubutoki n'uvuga ngo urajya kumukingurira. Ega papa yatubujije mama. Ndiko kaze nawe ntushobora kuba umuntu w'umugabo gukingurire yo. None sindakingura gute kandi papa ahagaze ku muryango. Ariko Pascal ubwo rasoro ufite koko. Isoni ziki se isoni ziki koko mukobwaja Pascal ariko witumeneraho urugi utaruduta hejuru. Esha bara baje bashigure dore haze harakonje shari vurigiye koko. Arewe urinda unyagirirwa hanze se wasanze umugabo wawe nako abagabo bawe ya urashaka iki hano? Kandi Pascal ruhera ubujuru rugira abadirishya datora babuye biberagure David uzabwira nagwide. Nyamunkabari ngaho satura urugi rw'abandi mukobwaja satura urugi rw'abandi maze wirebere. Ariko papa gowe na mama mwamagiye mumvikana koko uzajya muhora mushwana mugeze ryari koko. Ana nabora bwa bukoko mwese ko buri hasi ubwo habuza agakigura n'idirishya ngo kasage haze reko kubashye mwana wanjye asohoke mufatanyirize basha ubona banje bigendeye babaho byibura bari kunyurira impuwe bagahangana rasi kugeza afunguye nuko ye ariko mwe nasomuri kimwe ugiye kuvuga ko twe tudagukunda mama ubundi wowe kuki wafungiranye papa si wowe utumye kwishyura. Mama waze kurira koko uza tubigenze dutemuza papa wagize imu. Ndakwiyamye kaze ndakwiyamye muceceke vuba kandi muryame musinzire muranyumva neza muza ndongera kumva ugongera ndakumena. Ubu koko watsetse judaje hase muri imbeho Pascal ivura riraguhanyagira ubona ukomeza ngo Pascal yihimuye kuri Mukobwajana. Mukobwajana asarerekezaye naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.